wiriwe neza ubwo? Yego yego. Mumeze neza? Turaho. Uyu munsi rero intumwa y'agakiza TV online yaje kugusura kuri uno munsi kuko twumvise ngo ari byinshi ufite bijyanye nuko ukora umurimo w'Imana. Ndi umuntu ukora ivugabutumwa ritandukanye, harimo no gukoresha ibyuma bya music, harimo ibyuma bitandukanye, ariko uyu munsi wa none aba nifuza no kubereka imwe mu mpano Imana yamaye yo gukoresha umuziki wanjye mpimbaza Imana, koresha icyuma bita accordion. Mu cyongereza bita accordion, mu cyongereza bakita accordion, mu kinyarwanda bakita ikinanda. Igiki? Ikinanda. Ubu ni ukuvuga inshuti bakunzi ba intumwa y'agakiza TV online, uyu munsi tugiye kuganira n'umugabo ucuranga ikinanda. Yego, muri Bibiliya handitse ikinanda. Ushobora gusanga utari wabona ikinanda kandi ufite amatsiko kubona ikinanda, tukuzaniye ikinanda mukati agiye no kuducurangira ikinanda, twumva umuziki w'ikinanda. Nanjye mfite amatsiko pastor. Murakoze cyane. Hanyuma rero turashaka kwereka icyo gikoresho kimeze gite kiri. Murakoze cyane, kiri hano. Kiri nicyo gikoresho bita ikinanda, gihimbaza, tugikoresha duhimbaza Imana, kikadufasha kugira ngo gishobore kunoza ubuhanzi bwacu kandi n'impano yacu kugira ngo ishobore kugira gukora neza. Hanyuma ndabona utangiye kucyambara. Ni uko bacyambara. None se iki kintu ufite amatsiko ndabona utangiye kucyambara. Waba ufite indirimbo waba warahimbye ukoresheje iki kinanda nk'uko umaze kubitubwira? Ndazifite rwose, mfite indirimbo zitandukanye nahimbye ndirimba nkoresheje iki kinanda mpimbaza Imana. Ngaho tamika turebe. Murakoze cyane. Uri gusharija? Oya, ndi gufungura kuko kagira amabuto aba yagafunze kugira ngo katangirika, ko ikinanda niko gikoze. Kandi uko ukibona ntigikoresha amabuye, gikoresha umwuka. Ibyo turi buze kuza kubigaruka. Murakoze cyane. Fungura ikinanda turebe. Aha. Wa mugabo ukondo ibi bintu ari hatari. Aya niyo majwi yacu. Hanyuma sana uko mbona kimeze nka synthetizer, hano kikagira utubuto twishi. Aha. Bishatse kuvuga iki? Nabyo bikoze mu buryo butandukanye, hari bigira amabuto ameze gutya, hari bigira amabuto ameze gutya. Ni system y'ibikoresho bya muzika ko biba bikoze. Yego. Ubu aha ngaha bakanze ubushatse gukora iki? Harimo ma accompagnement akora nka base. Nka base ko bacuranga base, ariko accompagnement za base nahaye n'amajwi asanze nka ya piano asanzwe. Hanyuma ukagicuranga hano ukanabihuza na hano? Ikabihuza na hano. Bikabyara umuziki? Bikabyara umuziki. Nabona kwegura ukabona urakwegura bikavuga. Urakwegura bikavuga nuko. Inshuti bakunzi ba intumwa y'agakiza TV online, ngira ngo murabona ko uyu munsi twabazaniye umucuranzi ucuranga ikinanda, nibyo bita ngo ni accordion. Mu kanya rero agiye gutangira kuturirimbira, aturirimbire indirimbo ya mbere. Hanyuma namara kuturirimba indirimbo ya mbere, ibindi bibazo tugenda tumaza biragenda biza nyuma, kuko amatsiko ni menshi. Nanjye ndashaka kumva umuziki w'ikintu cyitwa ikinanda. Murakoze cyane. Ndashaka kumaza n'abaririmbira indirimbo ivuga ngo iyabaye atari Yesu. Muri hangana ndaririmba mpagurutse, ntabwo ndaririmba nicaye, kuko uburyo bwo kwidagadura abisi nawe ko muri muziki habamo kwidagadura. Murakoze cyane. Kubaho bikesha Yesu, yabatari Yesu simbakiriho, yabatari umwami ituba tukiriho, turiho ganyagasane. Yesu, ituba
Yesu ituba tukiriho Anthony, yes. ongera wicare. Urakoze cyane. Ongera wicare tuganire. Yego. Ibi bintu ko ari byiza cyane. Ni byiza, ni impano Imana yampaye kandi ndayikunda cyane. Ni impamvu ebyiri nyikunda. Mwisi ibintu byose bizashira. Yego. Kubwiriza ubutumwa bizarangira, abantu baba bademobi. Abademombe yo kuvuga ubutumwa? Bo kuvuga ubutumwa. Yego. Kukiza abarwayi bizarangira. Ariko iyi mpano tuzayimukana, tuyivane hano, tuyigeraniriye mu ijuru. Duhimbaze Nyagasani. Gutangira kuyiga gucuranga iki gikoresho urimo no kwitoza kuzayicura mu Yesu bwawe, urabyize? Umva, mu ijuru nzaba ncuranga, ndakubwira nzaba ncuranga n'ibindi birenze ibingibi. Nzaba nkora umurimo w'Imana. Ariko Anthony, reka tugaruke gatoya. Mu by'ukuri
iki gikoresho watangiye kugicuranga ryari, byaje bite kuri hari abacuranga za gitari za synthesizeri inanga n'ibindi bitandukanye, wihitiremo iki kintu ko mbona kirakomeye, hari kuki utahisemo ibindi ukifatira iki? Urakoze cyane. Imana yampaye impano yo gucuranga. Impano yo gucuranga nabonye umuntu agifite, yari umuzungu w'umukoreya. Ndavuga Imana uwampa nka kiriya kintu nanjye nkajya kubita umuzika mpimbaza izina ryawe. Umunsi umwe rero yaratwigishaga mu shuri, asubira iwabo. Ndabona ngurisha icyo kintu cyawe, mbona aranyemerera ndakigura. Ese ntabwo wari uzi izina ryacyo? Ntabwo nari nzi izina ryacyo, ariko yagenda avuga ngo ni accordion, ariko sinenze ko mu Kinyarwanda cyitwa ikinanda. Muha amafaranga menshi rero. Ikinanda cya mbere naguze cyantwaye amadolari 200 mu bihumbi 2003. Nicyo natangiriyeho. Ubwo rero Imana nanone ni impano yo kukiyigisha. Nta muntu wigeze kwigisha gucuranga iki gikoresho, warakigishiye ubwawe? Nta muntu wigeze anyigisha iki gikoresho. Nta jwi na rimwe nigeze niga, ubwo amajwi yose maze kuyamenya. Nta muntu wanyigishije, ahubwo nagiye ncuranga. Nari nzi piano aho ijwi rimwe, noneho uwo muzungu agiye kugenda ndavuga ncuranga, ndebe uko bacuranga. Aracuranga, nkigura gutyo arigendera, sinabona mwarimu. So kugenda nshokoza buhoro buhoro no gufashwa n'imbaraga z'Umwuka Wera, mbona ndabimenye, ndatangiye gucuranga. Kugeza uyu munsi rero njya ncuranga himbaza Imana. Umaze nk'igihe kingana iki ucuranga kino? Ntabwo nkunda kugicuranga cyane, ariko utangiye ukimenye. Nkimenye kuva muri 2003 nari ngifite, nkagenda nimenyereza. Hanyuma rero nshuti bakunzi b'Intumwa y'Agakiza TV, rwose bantu banjye murabona ko ibyo twabateguriye ni ibintu byiza cyane. Nyaboneka nimucike, mwikuraho, nyaboneka muramenye. Mukore subscribe gusa kugira ngo n'ibindi tujya tubazanira mujye murushaho kubibona. Ariko Anthony, yego, amatsiko aracyari yose. Wadukubitiye akandi. Arakoze cyane. Reka mbakubitire akandi kitwa Nikibi. Ariko izindi mboni zawe nizanjye ni umwimerere wanjye. Okay, twagiye. Reka mbaririmbire akarimo kavuga ngo ni kibi. Iki kizi? Icyaha. Mbese kuki itavuze ngo ni cyaha n'ikibira? Birimo. Birimo, twagiye nabonye ucuranga uhagaze. Irakoze cyane. Ucuranga mpagaze kuko nicaye ntabwo umuntu abona uko yidagadura. Ubu rero tugiye kumva indirimbo yitwa Ni Kibi. Turi kumwe na Bimenyimana Anthony. Yaboneka mukurikire, harimo umuziki uryoshye. Reka twumve. Uzarira kinisha icyaha, ejo uzaseba. Kinisha icyaha, ejo uzarira. Kinisha icyaha, ejo uzarira. Icyaha ni kibi, kirasebesha. Sigaho gukina n'icyaha, sigaho gukinisha icyaha, sigaho gukinisha icyaha. Icyaha kirecisha. Sigaho gukina n'icyaha, sigaho gukina
bakinishije ubusambanyi amaso bayanogoramo araseba ubuzima arabura Samusoni yakinishije ubusambanyi amaso bayanogoramo araseba burya icyaha ikibi kirasebesha sigaho gukirisha icyaha sigaho gukirana icyaha sigaho gukirisha icyaha ni kibi kandi cy'icyaha sigaho gukirisha icyaha sigaho gukirana icyaha sigaho gukirisha icyaha cy'icyaha ubuzima na Safira bakinishije kubeshya ubuzima arabura ubuzima arabura Ananiya na Safira bakinishije kubesha ubuzima barabura ubuzima barabura. Nshuti bakunzi ba Intumwa y'Agakiza TV online, ibyo tubazanira ni ibyiza gusa, indirimbo z'Imana ndetse n'ubuhamya butandukanye. Nyaboneka mushaka ko bizajya bikugeraho, kora subscribe, kora like, kora share, hanyuma sige tubane muri bino biganiro byinshi tuzatugenda tubagezaho. Mukozi Imana rero turagushimiye. Urakoze nawe. Kandi n'ukuri Imana ikwagure ikugire neza. Namwe nshuti bakunze Intumwa y'Agakiza TV, mwaba mufite impano zitandukanye, abafite ubuhamya, abafite izo ndimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, abavuga butumwa mufite ijambo ry'Imana mushaka kugeza ku bantu benshi batandukanye hirya no hino ku isi, reka tubabwire ngo ni karibu ku Intumwa y'Agakiza TV online. Mwari kumwe nanjye Ndarisaba Mungu Paul Clement, tuzabane mu gutaha.